Kuri Top Kivu News amakuru yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turayazanye. Bwana Pacifique, uyu mugoroba wowe aka kanya waba ufite iki? Reka abari wowe mbanzirizaho. Amakuru ndayazanye kabisa. Mwiriwe neza, mumeze neza, murakomeye. Hanyuma rero muri uyu mugoroba turagarutse mu makuru menshi cyane atuzanye. Ikirere cya Minembwe cyose Mana Nyagasani, Kinshasa yacyujuje drone nyuma yuko bihakanye igitero cyabaye wara muri Gisangane, bakavuga ati nta kintu kigeze kiba, barahakana baravuga ati shwe, kandi drone zizuzuye zose nizo bazanye. Ikimenyimenyi ntago zahagurukiye Gisangane, zose zahagurukiye Karemi na Sukoyi, niho bazijyanye. Bazaniye amakuru atari vumbi bantu bacu, turayazanye kabisa n'amakuru meza aryoshye cyane. Mu kirere cy'Iminembwe cyuzemo drone ziri kuzenguruka Minembwe, ubona ko Kinshasa yarakaye uko byagenda uko ariko kose. Niba abasirikare bayi mu vetura babashyingura ari bazima, niba abasirikare batwirwa no bari bubashyingura ari bazima, sinzi icyo bari bukore, ariko noneho mwumve ko ibintu byabaye bibi cyane. Kinshasa yagaragaje umujinya udasanzwe. Kabiri nanone turavuga ku gisirikare cy'u Burundi cyamaze kumanura intwaro hakurya ku mupaka uteganye na Kamanyora. Mana Nyagasani, reka mbabwire M23 nitareba neza ahaniraza kwasiga umutwe. Mwitondera aya makuru tugiye kubagezaho kuko araza kuba arimo amakuru akubiyemo ibintu byinshi cyane. Ikindi mwumve neza kugira ngo mutaza gucikwa n'akantu naka na kamwe, kubera ko ibyo bintu byose mbabwiye ndaje mbigarukeho mbitosore neza cyane gatanu kuri gagenzi gako. Yes, nibyo kuko amakuru yo ni menshi cyane, gusa nanone hari ikindi kintu kibaye nk'igitangaza. Reka nkubwire yuko ingona zinjiye mu rugamba. Ingona zinjiye mu rugamba rwaye mu 23 ndetse na Kinshasa n'abarundi. Ingona zo mu mazi ntugire ngo nabantu biyise ingona. Nyine zo zijemo. Aha, uraje ubisobanukirwa, ndaje mbikubwira ukuntu ingona ziri mu rugamba noneho ziri gukora akazi cyane. Wumve n'uruhande noneho zagiyeho. Noneho zafashe n'uruhande. Zafashe n'uruhande ndakurahiye. Abaye ndagapfusha rukana. Ngaho rero Pacifique, ngo ikirere cya Minembwe cyuzuye drone, ariko nanone ngo ku rundi ruhande ngo ikibuga cya Kisangani cy'indege ngo ntago ngo kigeze kiraswa nayo mu 23 Kinshasa ngo bakihakanye. Katikacina na Yesu ntago Gisangani. Uwo mujinya bafite n'uwiki ko wumva nimba atari mu 23 none bakaba barakaye cyane ku rwego ruri hejuru. Ari propaganda yakwirakwijwe. Ngo nta n'igitero ngo cyahabaye. Umva nkubwire, ngiyi ni propaganda yakwirakwijwe na bamwe mu bafatanya bikorwa witwa Joseph Kabila Kabanga. Ngiyi ikaba ari misiyo Kabila yateguye igihe n'igihe, ndetse afatanyije n'uwitwa Colonel Nanga, umuyobozi mukuru wa AFC M23 cyangwa se alias Fleuve Congo. Ahanga rero ndagira ngo mwicare neza, mutera agatebe mwegere hino mbagezeho aya makuru akomeye cyane. Na amakuru atosoye kuri uyu mugoroba ku itariki ya kabiri 2026 z'ukwezi kwa kabiri. Ni ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri 2026. Sora ko nari mbivuze nabi wenda bikabavanga, so mumbabarire kubera amakuru ufite ngenda mvuga byinshi bigiye bitandukanye. So hanyuma rero ndagira ngo unyemerere duhere kuri iki kintu. Imihanda ya Gisangani yose nta hantu na hamwe wabona ukandagira. Ibyagenze bitumvura yaguye. Abasirikare n'abapolisi imyuzure yahehese. Abaturage biraye mu mihanda ewana bari gukubita umupolisi ukagira ngo ivumbi rigatumba. Nubwo imvura. Abaturage barakaye bari kuvuga ati ariko se Kisekedi urimo urabeshya ngo nta bitero byabayeho, batwishe batumaze. Ati se urashaka ko mu 23 noneho natwe tubomba rida nkuko ujya ubigenza? Ati kubera iki wumva ko ibyo ubakorera bo batabikwishyura? Ati erega murashaka akantu, ati murashaka kutwica. Ati urahakana ko nta bitero byabayeho ku kibuga cy'indege cya Gisangani, ntuzanahakana ko twapfuye kandi twapfuye. Noneho nimba uri kubihakana urashaka ko babyerekana byanya byo ku mugaragaro babisubiremo. Ati wowe urimo urahakana, warangiza ukazamura drone ukazijyana mu Minembwe ngo nta cyabaye. Ati se urashaka ko dupfa kugira ngo ubone neza ko ibyo bitero byabayeho? Ati se urashaka ko M23 yihorera n'ibyo ujya ubakora nabo bakaza bakabidukorera, uzanahakana ko twapfuye kandi twapfuye? Ibi rero nibyo byabaje bano baturage bahano bose muri Gisangani barangije birara mu muhanda. Ntago wabona ko ntago wapfa kubona umupolisi uri kubasha kubwira abaturage ngo nimugire gute, ngo nimuve mu muhanda. Uyu mugoroba ubu tuvugana ninjiye mu makuru
imyigaragambyo basa nkaho bari kwihosha ariko bavuze ngo bararikesha uko byagenda uko ariko kose ni nyuma y'uko Kinshasa ikoze ishyano igakora amabara igahagana ikavuga ati nta basirikare bapfiriye ku kibuga cy'indege, nta ndege yangiritse, nta n'ikintu cyabaye, ati ni propaganda yakwirakwijwe n'abakadiri cyangwa se na bamwe mu bafatanyabikorwa bashyigikiye uwitwa Joseph Kabila Kabanga. Mw'abantu mwe izi drone kejo zarashwe ko tubizi ndetse n'abasirikare ko bahapfiriye batari bakeya. Tshisekedi ibi binarabyaka noneho bidatinze fisi bidatinze hari ibindi bitero byahise bibaho byabayeho mu masaha mu gitondo ndetse barasibira indiro bikuru by'abasirikare ba FARDC biri hara muri Gisangani byarashwe hanapfiramo abasirikare batari bake kuko ibyo birindiro byari bifatanye n'ahakorerwaga ubutasi cyangwa se hakusanyirizwaga amakuru yose yego yo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane ayiganjemo ayo abafasha kujya mu rugamba. None Tshisekedi amaze kubitesha agaciro, none n'abasirikare ewana bagize ngwe ukuguru bicaye bakugereka kukundi bati nibababwire ati wenda uraza kutwumva. Arahakana ko hapfuye abantu kandi bapfuye. Erega ntago kiriya gitero cyari bugende nta bantu bagipfiriyemo. Nose ukibwira ko abo baturage bagiye kwigaragambya batazi ibyabaye. Nyine ni ikibazo tuvuga ko bigaragambirije inzara. Ntago ashaka guhabura abandi baturage bari mu bindi bice ngo yumve ko urugamba ari kurutsindwa. Iki kintu ni iyi strategy nigeze kubivuga kana bati ibintu nibyo. Ntago nabivuze, navuze ngo Tshisekedi impamvu ari gushaka guhakana bino bitero ni ukugira ngo bitamenyekana ko byabayeho koko kandi byakozwe na M23 bikagaragaza gutsindwa kwe mu rugamba ndetse no kunesha Ababiligi. Ntago byumvikana ukuntu M23 urumva yazamura drone kamikazi zikaza zigaca mu kirere cya Warikare zikaca hejuru y'Ababiligi nabo ngo bafite ikoranabuhanga rigize gute riri hejuru ndetse banafite radari igibasha kugira gute kumenya amadrone aciye aho ngaho mu icyo kirere ikintu kidasanzwe gicaho mu icyo kirere ariko iyi drone yazamutse papa irahaca ntibamenye ibyo ari byo iragenda yikubita muri Gisangani. None Tshisekedi yarebye aravuga ati nindamuka mbivuze abasirikare baraza kwiyanga, baraza kumva ko urugamba rubatsinzwe rubananiwe, baraza kuvuga ati niba M23 abashije gukoresha ino drone ikarasa Gisangani hari ibikoresho bingana kuriya noneho twe ntiratumara nibajya bajya mu rugamba bajye bagira gute bajye bakinagira. None M23 ifata ibice ntiri gufata iki se navuga ngo iki hana sinzi ukuntu nabisobanura ariko nyine birumvikana ukuntu biri ni ukuvuga ngo M23 no kugenda ivuga ngo ihuma rimwe gusa bakiruka nk'ibirometero kumwe byagendaga bari gufata Goma igihe bavaga ariko uribuka bari kujya za Bukavu ubu niho habayeho gukinagira kw'abasirikari icyagaragaje igitiniro cy'intare za Sarambwe. Umuntu wakurikiye urugamba bagifata Goma bagiye gufata Bukavu arikira mbega amakuru yararyoshye we abasirikare barirukankaga amasaha n'agashira. Uzi ko buriya kiriya kibuga cy'indege hari akavumu ariho habaye imirwano ikaze cyane kurenza Bukavu. Bukavu se hari imirwano ko bahageze abasirikare bafashe amamodoka bagiye ubundi bose bavaga Bukavu nyine bavaga Bukavu abasirikari bose bakajya Kavumu dore ko begeranye bakajya kuharwana noneho hakagira abandi basigara barinze Bukavu kuko bari bazi ko target ari Bukavu. Noneho bagerayo bagakubitwa cyane bagakubitwa ejo bakagerageza bikanga bakongera bakagerageza biranga noneho biza kugeraho barahafata imaze kuvuga yuko ijye kwinjira Bukavu baravuga amaguru bayabangiye ingata ariko ikitangaje umuntu wa mbere banje guhunga ni Masunzu. Uyu mugabo ariko shango niho hahandi ewana sinzi niba ararokoka ubundi azarokoka bigenze ko bizarangira. Uyu mugabo amakuru y'ubutasi ifite mu bitaro mu bari kumusura ewana mwitegure ko hari umuntu wajyanye akantu kagashinge aza gupiriza mu kintu cyo kurya cyangwa cyo kunywa. Uriya nawe ko afite protocole ya danger protocole afite se aba bagore ariko utinya umuntu wakoresheje abagore ngo baze bakagirinda bagera ubwo bakarinda aho bagera hafi naho Makengari. Nase uratekereza Makenga cyangwa se Joseph Kabila Kabanga abo ari injiji ku buryo batamenya wagwani batakoresha abo bantu. None uyu mugabo cyakoze nuko Tshisekedi yamubwiye ko ari uzamwiyicira ngo nta wundi muntu wemerewe kwica Masunzu urumva. Hanyuma
ndagira ngo rero umfashe usobanurire bano bantu neza. Minembwe Oya buretse ntabwo ndarangiza Gisangani. Gisangani kugeza amaginga aya ngaya Kinshasa kimara guhakana ibyo byose, none abaturage ewana baryamye bavuze ati twebwe nta nubwo turi businzire kugeza igihe mwemereye ko ibi bintu byabayeho, kandi mukiga ubundi buryo bwo kugira gute kubihagarika. Ati bitabaye ibyo muze kuvamo M23 yinjire. Ati kuko amwe mu makuru dufite nukanu M23 iri ibintu bimeze neza, urumva? Hanyuma Warikare, kangaruke kuri Warikare tuhite tuva muri Kivu Amajyaruguru. Warikare kugeza amaginga aya ngaya nta musirikare w'umubiri ushobora kuhabariza n'uyu numwe. Bagaruka bajya hehe? Amakuru nayakuruye. Aburetse gato naje. Ntago batereguriya mugi. Akumana yanjye ndaguha facts uraza kubyumva. Aba ntago bataji Warikare, ntago bayita. Nyine bari bagiye, bari ejo bakimara kubona ko yatangiye kuraswa. Bari bagiye. Ibaze ko banahunze. Nyine bagarutse. Ibaze ko bahunze. Ntibagiye no muri Gisangani. Nyine bari bahunze ariko uyu munsi bagarutse. Bakajya aho bitaza Bunia murahazi, ndabizi neza cyane harimo abantu muhazi. Bakajya na za Karemi ndetse na Kindo. Iyo migi yose niyo bahungiyemo. Kugeza amaginga aya ngara amakuru ahari arambwira ko abasirikare ba FARDC bari hariya bose batari kubasha gukoresha zino ntwaro, urumva? Z'ababirigi. None ibiru byabacanze, hari amakuru nakireka intare za Sarambwe ubundi cyo nzikundira zirafatirana. Ewana zirabanza zikagutama akantu ukamara imisi ukigaho mu gihe ugihuzahuze bakabara kwinjiranya. None intare za Sarambwe ewana ngo zamaze kwegereza ibikoresho hariya isa ku isa abana b'intare za Sarambwe cyangwa abana b'intare za Sarambwe. Ewana muraje mwirebera ibyo bagiye gukora. So munyemerere aho hantu tuhavuko nguko, ariko mbere yuko tuhava reka mbahereza andi makuru ashyushye. Mwari muzi neza ko burya koko M23 ijambo yavuze igira isohoza. Irarisohoza nyine nari muzi neza ko Afande Makenga avuze ati uyu mwaka dufitemo akazi keshi kandi hari n'imijyi myinshi tugomba kubanza kwitaho. Iyo mijyi bakaba bari kuyitaho koko. Umujyi wa mbere wabaye Gisangani, umujyi wa kabiri ni Uvira, gatatu Butembo, kane Beni, n'indi mijyi irimo nka za Baraka, za Kindu, za Karemi n'indi mijyi itandukanye ibarizwa hano muri bino bice byose. Ahantu hose rero planning zawo zose zirateguye gatanu kuri kagenzi kako. Ndetse ikimenyimenyi nyuma yuko batatse Gisangani, Warikare Robero Centre kugeza amaginga ya yuzuyemo abasirikare ngo b'intare. Noneho Muskenene ahagenza ibikoresho byinshi bya FARDC byatangiye kwangizwa na M23 yibereye he ahitwa Kipese, hano mu dusozi twa Ndurumo ndetse ego ni hano za Ndurumo. Niho bari. Sasa rero munyemerere aho hantu tuhasoze uko nguko, ngira ngo amakuru mwashakaga ahanini kubijyanye na Kisangani ndayabahaye. Gusa tukira aho ngaho mbabwire ko umugabo witari Lieutenant General Pacifique Masunzu, uyu mugabo ibyiwe bishobora kuba nyamara uyu mugabo ari kujya arya ibyanyuma. Uyu mugabo rero uyu mugabo ashobora kuba ari kurya ibyanyuma. Kuva yarongeye kuza mu rugamba intare za Sarambwe zigomba kumugera amajanja. Ubuzima ziramugera amajanja. No kugaruka mu rugamba kwe uribuka neza karuko uyu mugabo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yarabonye ko ari gutsindwa. Yibutse neza amaze gutekereza neza aravuga ati nubwo buriya hariya Tshisekedi yari yamukoreye umuti kumufunga. Kuko hariya kumugeraho M23 byari bigoye aho yari afungiye. Noneho ubu uyu mugabo kuba yaje mu rugamba rero yiyegereje urupfu. Ariko buriya ntiyari puraka nk'iya Nevara. Akina ntiyari puraka. Ifungwa rya Masunzu. Buriya rirasobanutse. Puraka ya Neva se byagenze bite? Rirasobanutse. Puraka ya Neva byagenze bite? Puraka ya Neva ntabwo uzi ko yarembye baka hafi yo kumubika akagaragara mu nama ari muzima. Nyine ariko yararwaye uriya mugabo. Ese ntabwo wagiye ubona amafoto ya Neva ari mu bitaro bamushyizeho amabomboni? Ibyo vuba yararwaye ariko wenda aroroherwa. Ako ikintu bita AI urakizi? AI ese baba barabikoze bagamije iki? Hoya ntago ibinyamakuru by'igihugu cyose byakandika iyo nkuru, ibyo hanze bikabyandika hano muri Afrika ndetse yewe no mu Bufaransa. Wambwira ibitaro yararwariyemo bigeze babitangaza? Nyine ntabwo byari ngombwa. Hari abaganga bose ntabariyo iriya ari puranka. Reka nkubaze wowe, reka nkubaze iriya ni politike ya kini. Wowe nkawe nimba uvuze ko ari puranka, kuki wajyaga kuvuga amakuru zikari puranka? Reka nkubwire
nta nubwo bino bintu ngiye nigeze mbivugaho cyane. Naravuze ati birashoboka ko yaba arwaye cyangwa se atarwaye, kuko Neva urebye yari ari mu myiteguro yo kwakira. Ibyo wenda tube tubiretse, mugabo yari arwaye. reka nze ndaje ndakubwira facts zira n'abantu mutubwire. Neva mwabonaga uriya mugabo arwaye? Neva ntabwo yari arwaye. Neva yaba arwaye umugabo wagaragaye kuri yariko. Noneho bamubajije ku burwayi bwa, hari ugushinjagira ushira mwana, hari nimba ari ugusindagira ko yasubiyeho agakomeza agakora n'ibindi bikorwa, agakomereza no mu ruzinduko hanze y'igihugu. Yari yakize mbese wabonye umuntu urwarira umunsi umwe? Mbese yarwaye umunsi umwe? Yarwaye twamaze hafi nk'iminsi nk'ine tuvuga yo kuri ya mugabo arwaye mu bitaro. None yakize ari uko perezida wa Angola umva sha, erega igihugu ni igihugu, igihugu ni igihugu. Sawa, reka nze twikomereze n'andi makuru. So nari mbabwiye ko no mugabo rero mu biryo ari buze kurya cyangwa mu cyayi ari buze kunywa mu gitondo cyangwa mu byo agiye kurya none nta muri umugoroba, Imana imbabarire ntibize kumukora. Atatazavuga ngo wa muhungu niwe yabiteye. Uriya mugabo se Masunzu bakamurogera mu biryo? Biragoye papa. None se Neva babarogeraga? Biragoye. Iki kigabo ni ikinyamayeri kuva abagenzi babo bataranamufata. Aritekera. Ni igihanganye. Aritekera nyine. Aritekera, ariko buriya hari processes bicamo. Wambwira ukuntu yanakitekera. Umenye ko bari kuguhiga no mu biryo ko bari bigutegeremo. Ninde muntu wakongera gutuma gutekera ko n'umugore wawe wese? Rwaje shabyihore ntawe warusimbye. Ariko ugerageza kurukwepa. Nyine uyu mugabo sinzi niba biramuhira, ntago mvuze ngo arapfuye, nta nubwo mvuze ko ari muzima, ari hagati na hagati nk'akarwa kahagaze he mu mazi. Uyu mugabo dore azicwa n'amasasu. Amasasu se? Cyangwa intare za Sarambwe zikamufata amateka. Birashoboka. Ni ibintu ni bibiri. Kandi ibintu Makenga yarabimubwiye igihe baganiraga ngo kuri telefone. Yaramubwiye ati ewana, ati numfata ukagirirwa ubuntu bwo kumfata uzanyice. Ati ariko ninkufata nzakubabaza, nzakuritura. None nyuma yo kumuritura ati ningirirwa ubuntu nzagufata uri muzima, nzakujyana imurenge wicwe n'abanyamurenge. Kandi abanyamurenge amakuru mfite ewana ngo nubwo kurya umuntu ari icyaha, ngo ariko bibaye ibishoboka ngo ntago bamupfusha ubusa. Nuko ari ibintu bisa naho bitaba bishoboka. Ni ibintu nyine ubona ko bidashoboka, ariko ukamugeza muri Goma. Wabugaburiye abasore hari. Ntago namurya arakavuna umuheto. Rega uramutite. We abo yariyize ukuntu bangana. Abo yariyize ukuntu bangana. Ubugome bwose ni iki bukanja mu mubiri wanjye. Yewereresha. Eka nkubwire, y'umujinya wakwishe uzarebe nk'urubeba rwakuririye ishati cyangwa rwakoze iki. Iyo ukarubona ufite uburyo urwotsamo, narwotsa nkarurya. Ahubwo ngenda rufata nkarukubitagura rwanapfuye. Reka nkubwire, none se uko bitaniye no kururya. Umuhanga ahita akacyotsa yarangiza akakirya, n'iziri mu nzaho zitazihura. Cyangwa abashinwa. None se mu mujyi wa Goma aho batangiriye gufata ibisambo bakabikubita bakabyotsa bakabirya, hari ibyo wari wongera kubona? Tuvuye ko byatewe na mufete bana barabituritsaga bakabyotsa, ushoboye itakushoboye ikagenda ajoborora minyama karya. Ibyo ni ibintu byagaragaye ku mugaragaro, ama video warasoze nta kuntu waba utarabibona. Abazarendo se nibo barya abantu. Abazarendo babura kwirira uduhene n'inkoko. Abazarendo ubwo nibo bakubita abaturage basanzwe. Akwana muga nanjye nabonye abaturage bari kurya. Abaturage basanzwe kubera umujinya n'agahinda n'akababaro baba barahuye nabyo. Bavuga ati twebwe kubera umujinya dufite twemeye gukora icyaha cyo kurya umuntu. Ntago twagupfusha ubusa n'ibyacu wariye. Kirazira. Ntago twaguhereza. Nuki kigabo rero ngo ni cyamasunzu. Niyo uyu mugabo ngo ni masunzu. Reka nkubwize ukuri kw'Imana. Singiye kukubeshya. Bitewe n'ubugome umuntu aba yaragukoreye. Ndakubwiza ukuri ko bibaho cyangwa bishoboka. Usibye ko abanyamurenge bikundira Imana. Ewana bamwotsa bakamurya do. Ngaho ndi. Pasi tunyaruke rero twigire. Birembwe ko drone zabaye akasa mutwe ziri kwacaracara ku bwinshi. Imana aravuze ngo muzabaho, mwongere mubeho koko muzabaho. Izi drone uzigeze zimaze zizenguruka ari ibaze ko nta nimwe irabasha kurekura bombe ngirase. None se nuko zidafite ubushobozi n'ugukanganye. Kinshasa iri kureba ikavuga ati ese koko turasa umunyamerika kiri hano? Ere gutareba impamvu ukabona Kinshasa yabaye nkigabanyije ibintu by'ibitero. Urumva? Ugire ngo wenda ni ikindi gikorwa kindi runaka cyabayeho. Nuko hubwo
babonye bano basirikare b'abanyamerika banze kugera muri Amerika, ifite ukuntu izi ikajandikamo akantu ibintu byayo ikabikora yipoweye. nyine bararebye baravuga ati niturasa tukarasa abaturage tukarasa abaturage, Amerika ihita yakira amakuru twihaye urw'amenyo banahari. kandi Human Rights Watch yamaze kubwira Kinshasa iravuga ati twiyamye ibyo bitero byanyu bikomeje kugira gute kwivugana abantu. Tubibutse kuno muryango ewa ntago wigeze ucira kari utege M23 ngo ujye mu ruhande rwa M23 ni Kinshasa M23 bayishinze abantu bayigira gute ngo mwisha abanaba, none ubisigaye ivuga ngo ibitero bya Kinshasa bikomeje kwibasira ngabaturage mu bwoko bw'abanye murenge muri Kivu y'Amajyepfo. Banasabye ko ngo bano baturage bahunganye na M23 bakwiye guterwa inkingo, urumva yego inkingo z'indwara runaka bagiye bandura mu gihe bari kugenda bahungana nayo mu 23 cyane cyane bandurana mu kibaya cya Plaine de Ruzizi. Ibi ngibi ni Human Rights Watch yabivuze, urumva. Hanyuma rero mbabwire ndi wenda tunasoza aya makuru, mbabwire ko izi ndege zaje twirwane uriya nabo ntago ari abana. Tubibutse ko bamaze kubika izigeze muri 6 za FARDC, izindi zirenga hafi enye zararashwe. Amakuru ari kungera atariho ivumbi aremeza neza ko bano barwanyi batwirwaneho bamaze kuba bategura igikoresho karabutaka bagomba kuza kwifashisha gusa kugeza amaginga ya ntago bigeze barasa drone nimwe, bazihoreye ziraza ziri karakasi zifotora zirafotora zikora video zirafata zirangije zigira gute zisubirira. Ubundi bagiye bazihanura ko izi ndege kutazihanura arizo zibateze bazo ko ziba zijyanye amakuru bakaza babitegura bakabaritura. Ntago ari gupfa guhubuka. Erega aba bana b'amadubu bihorere bo rero ziraje zibahubukireho. Oya nizihubuka zirahubuka semve. Ako indege ziraza none se babonye ibyo zabakore bajya kubaka poezero zabarebeye izuba se. Aha nanibagiwe. Abantu mwese mushaka kuza kujya muri groupe yacu muze kujya muri comment ya mbere ibanza muraza gusanga moriki ya groupe ya WhatsApp yacu kugira muze kujyaho mujye mwirebera ayo makuru. Bwana Fisi ndagira ngo umfashe gato, hano hari inkuru umutaramu yamaze kuba ampereza neza cyane arimo asobanurira ibyino ngino za Minembwe nyine uko ibitero byose byari bimeze, urumva. Ahangara amakuru aragira tuti nyarutse dore amasaha yatujyanye ngo AFC/M23 yatangaje ko ntago yigeze irekura aka gace ka Poezero ndetse nta n'ibitero byigeze bigira gute bikabamo, ngo ntago bigeze bayibaka se, ntago Poezero yigeze igabwaho ibitero ndetse ngo nta nubwo ngo bigeze bayivamo. Usibye igitero Shuma cyakozwe na Wazalendo ku itariki ya 31 mu masaha y'umugoroba ndetse no ku itariki ya mbere ibyo bitero byabayeho byose ngo birukanye Abazalendo bari baje kugira gute kubirwaniramo. Iki cyo ni ikinyoma ndagihakanye ngo ntago yigeze igira gute, nabibonye ku rubuga rwa AFC/M23. Poezero bayivuyemo urumva bayivamwe amasaha make ntago byasabye umunsi. Angaro bavuze yuko batigeze bari kuri Poezero, batigeze banayivamo, aribo bakigize gute bakigenzura nyine barayifite. Hari noneho no kwanga igisebo bro, hari byo no kwanga igisebo. So ntago rero M23 nawe ntago nayo yakemera guseba Kinshasa so mvitakanye ibitero. M23 rega ibona ko bishobora kugora tekinike zose z'urugamba man, taktike za gisirikare reka dutegereze turebe wagwana ibiraza kugenda gute. Hagati aho General Neva akomeje guhata ibibazo witwa Prime Niyongabo kubijyanye n'amato ye yarashwe ngo yaramuhenze ngo yarigomye imyaka ingahe yose kugira ngo agura no mato, none dore ko byagenze. So reka rero none rero twe twababwiye ko ingona uru yimbwire ubwo ingona ngo zagiye ku ruhe ruhande, ingona zagiye ku ruhande ariko ntabwo ingona nuko zagiye ku ruhande zabonye. No kuvuga ngo abasirikari b'abarundi zabariye ingona zari abasirikari b'abarundi bangaye, zari abasirikari bagera muri 6 zabaririye muri Tanganyika. Oya bari kwerekeza muri Plaine de Ruzizi. Niho zabaririye ariko nyine bari kwambuka bajya mu birindiro bya mu 23 bakoresha amazi ngo nyine mbere yuko kujyamo n'ubundi bavuze ngo nitujyamo gutya gusa ingona ziraturya. Bagenda rero biyambitse ibintu bituma ingona zitabarya, bisize n'ibintu by'ibivuta binukira ingona, ahubwo basanga bya bindi bisize ni by'ingona zikunda. Ingona ubwo bari kujabuka mu mazi ngo bari kugenda rwihishwa wikocoye wigize gute nguko nuko nyine ingona oya barokotse ariko bari ku nkombe n'ubundi barokotse bamwe
nyine buriya wasanga ko bagenda gake gake ingona nyine zabarituye ariko bitavuze ko nayo mu 23 igiyemo ingona itamurebera izuba ngango uko rero uko nyine ingona zari abo barundi batandatu zabahekeye ariko mana yagasani hano ibibazo biragwira rebera uyu muntu ukuntu bamugize iyo nambwira ngo AI irarema papa uwo ninde umuvugizi wa Kisekedi ariko ibintu bamukoreye n'amabara nayo bamuhaye amajimbiri nkayiwe bamuhaye amajimbiri akomeye cyane so ahangaha rero Kinshasa iri gukora propaganda yo gukwirakwiza ibihuha by'uko dusoze amasaha yatugendanye kadusoreza ahangaha wenda ariko mube hafi cyane kubera ko dufite andi makuru tugiye kubagezaho mu masaha mu gitondo turaza kubaramburira ibi byose byagiye bivugwa hano kuri Top Kivu News turabashimira rero turabashimira ka tubifurize kugira umugoroba mwiza ciao ciao